Mbere y'uko amateka y'u Rwanda yandikwa, hari umugore wakoresheje uko ashoboye kose kugira ngo amateka atazigera yibagirana. Nyirarumaga, uwo akaba ari umusizikazi w'amateka wagiye ahindura ibintu muri iki gihugu cy'u Rwanda. Amateka ya Nyirarumaga rero tugiye kureba mu buryo burambuye. Come closer now and listen to the tales of the ancients. Nyirarumaga yari umusingakazi w'ingoboka ku ngoma y'uwo bita Ruganzu Ndoli. Akaba umwamikazi w'ingoboka y'Abasinga bo mu ngabo z'i Nyaruguru. Yari umugabekazi mu gihe cya Ruganzu wa kabiri Ndoli. Amateka ya Nyirarumaga amugaragaza nk'uwabaye umunyabigwi kubera ubwenge n'ubushobozi bwe bwihariye, cyane cyane mu busizi n'amateka y'ubwami bw'u Rwanda. Izina Nyirarumaga riva ku rurimi rw'igihima rwo muri Enkore yo mu Buganda, ariko icyo risobanuye ntikiramenyekana neza. Nyirarumaga yari umusizikazi wo mu Basinga b'Igihogwe ku ibanga ry'iburasirazuba ry'umusozi wa Jari hafi ya Gatsata na Karurumba. Ise na nyina bari Abasinga bo mu Kiruri cya Nyaruguru bakomoka ku musizi witwaga Nzabonariba. Nyirarumaga akomoka ku muryango w'Abasinga bo mu ngabo z'i Nyaruguru, umutwe w'ingabo waremwe n'umwami Yuhi Gahima mu 1444. Nyirarumaga yaje gutorerwa kuba umugabekazi w'ingoboka ku ngoma ya Ruganzu Ndoli, asimbura Nyiraruganzu wa mbere wari umusingakazi. Abanyamateka bavuga ko izina Abasinga risobanura abatsinzi mu gihima. Abasinga bari abambere mu kurema igihugu gikomeye cyane cy'u Rwanda, nyuma baza gusimburwa n'Abanyiginya. Ikiro kikaba ari igisekuru cya Nyirarumaga. Nyirarumaga yari mwene Segahuriro ka Segacece wa Mpogazi, wa Gashegu ka Kayumbu, wa Gahindiro ka Nyemazi, ka Rugenda rwa Kimezamiryango, cya Jeni rya Rurenge umwami wa nyuma w'ingoma y'Abasinga. Ibi bikaba byerekana ko Nyirarumaga yari umuntu w'ingenzi cyane mu mateka y'u Rwanda, ukomoka mu muryango w'Abasinga bafite ubukungu n'ubushobozi bukomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Inkomoko y'izina n'ubwenge bwe. Izina rye Nyirarumaga bigaragara ko riva ku rurimi rw'igihima, uru rukaba ruvugwa muri Enkore yo mu Buganda. Icyo risobanuye ntiriramenyekana neza kugeza amagingo aya, ariko abashakashatsi nka Muzungu banditse ko uwagira uburyo akurikirana imizi y'iryo zina ashobora kumenya byinshi ku byerekeye umuryango we n'ubwoko bwawo. Nyirarumaga rero akaba yari afite ubwenge n'ubushobozi bwihariye cyane, yari umunyabwenge udasanzwe. Niwe wahimbye imimerere y'ibisigo bitandukanye by'amateka, akabituza abasizi b'ibwami. Imvugo y'ubusizi yabagaho mbere y'uko Nyirarumaga nayo yari ariho, mbere y'uko avuka. Ariko ibyo bisigo byitwaga ibinyeto, bikagira imikarago mike kandi bikavuga amateka y'ingoma y'umwami. Nyirarumaga yaje gukora impinduka zikomeye cyane mu busizi rero, aho yahimbye igisigo cye yise Impakanizi, gikubiyemo amateka y'ingoma z'abami benshi uko zikurikirana. Ubu buryo bushya bw'ubusizi bwatangaje benshi cyane kandi bwatumye amateka y'ubwami arushaho gusigasirwa neza. Ubusizi bwa Nyirarumaga bwagize uruhare runini mu gukomeza umurage w'ingoma z'abami. Yatoje abasizi bo mu bwami uburyo bwo kwandika amateka mu buryo bw'ibisigo, aho amateka n'ingoma n'ibikorwa byayo byarushijeho gusigasirwa no kubikwa neza. Ibi byatumye abanyamateka b'u Rwanda bagira isoko ikomeye cyane y'amakuru y'ibihe bya kera. Nyirarumaga yamenyekanye cyane kubera ubushobozi bwe bwo gusigasira amateka y'ubwami. Ibisigo bye byakomeje kuvugwa no mu bihe bya none bikaba bikiri kuvugwa bigenderwaho, aho bikoreshwa nk'inkingi y'amateka n'umuco w'u Rwanda. Yakomeje akazi gakomeye cyane mu gukusanya amakuru no kuyashyira mu buryo bwa gisigo kugira ngo asigasirwe n'abazaza. Nk'uko Alexis Kagame yabigaragaje mu gitabo cye, Nyirarumaga yari umugabekazi mushya w'ubuhanga udasanzwe, akaba atarakeneye kwishingikiriza ku butwari bw'ubwami yari abereye umugabekazi. Niwe wahimbye uburyo bushya bw'imyandikire y'amateka mu busizi, akabyigisha abasizi b'ibwami bose. Imvugo y'ubusizi yariho mbere y'uko Nyirarumaga abaho, ariko ibisigo byahoze byitwa ibinyeto. Byari bigizwe n'imikarago mike cyane kandi bivuga amateka y'ingoma y'umwami umwe gusa. Nyirarumaga yaje guhanga igisigo yise Impakanizi, gikubiyemo amateka y'ingoma z'abami benshi uko zikurikirana zose.
Icyo gisigo cyari kigizwe n'imikarago itandukanye, buri mikarago ikavuga amateka y'ingoma y'umwami umwe, igatandukanywa n'umukarago witwa impakanizi. Ubu buryo bushya rero bwo kwandika amateka bwafashije mu kwandika urutonde rw'amateka yose y'u Rwanda. Kuva icyo gihe cyose abasizi b'ibwami bakurikije urugero rw'ibisigo by'impakanizi. Nyirarumaga yashinze inteko y'abasizi b'ibwami, akomeza uwo mwuga wo kwandika amateka y'igihugu no kuyasigasira, ayigisha abana batoya babo kugira ngo ubusizi bwe buzabe uruhererekane n'amateka y'igihugu atazibagirana nk'uko byari byabaye mu gihe cy'abami b'umushumi. Padiri Muzungu avuga ko mbere y'uko Nyirarumaga agirwa umugabekazi w'ingoboka ku ngoma ya Ruganzu Ndoli, yari asanzwe ari umwe mu bakobwa b'ibwami ku ngoma ya Ndahiro Cyamatare, se wa Ruganzu Ndoli. Nyuma yo kuba umugabekazi, yigishije ab'ibwami ubusizi bwiwe, batangira kubika amateka binyuze mu gisigo. Kuva icyo gihe amateka y'u Rwanda ntiyongeye kwibagirana nk'uko byari byaragenze mbere hose ku ngoma y'abami b'umushumi. Umutware w'abasizi wa mbere wakurikije ubusizi bwa Nyirarumaga yitwaga Muguta, akaba ari umunyiginya. Uwabaye uwa nyuma ku rutonde rw'abasizi b'ibwami yabaye Karera ka Bamenya wo mu basinga ba bene Nyamurorwa. Ibisigo bya Nyirarumaga bisigaye nabyo bituzuye ni Umunsamiza imiryango yose na Aho ishoke inshotsi ya Gitarama. Imvugo y'ubusizi yari iriho mbere y'uko Nyirarumaga abaho, ariko yari ifite imikarago mikeya kandi ikavuga amateka y'umwami umwe gusa, cyangwa se amateka y'ingoma y'umwami umwe gusa. Nyirarumaga yakoze impinduka idasanzwe, aho yatumye ibisigo bivuga amateka y'ingoma z'abami benshi bakurikiranye uko bagiye bakurikirana ku ngoma. Ibi byatumye amateka y'ubwami bw'u Rwanda rero arushaho kuba afatika kandi agira aho ashingira hihariye. Iri zina ry'Abasinga rikomoka ku rurimi rw'Igihima ruzwi cyane muri Enkore yo mu Buganda. Icyo risobanuye ntikiramenyekana neza, ariko abashakashatsi bavuga yuko kugera ubu ku nkomoko y'iryo zina bishobora gutanga amakuru menshi cyane ku byerekeye umuryango wa Nyirarumaga n'igihe yavukiye. Ibwami habaga abantu bo mu nzego zitandukanye bafite imirimo itandukanye. Habagamo abatware b'umwami, bamwe bakaba abatware b'ingabo, abandi bakaba abatware b'umukenke, n'abandi bakaba abatware b'ubutaka. Hari kandi imitwe y'intore ihora isimburana ibwami, igahamiriza no kuryoshya ibitaramo. Padiri Bernard Muzungu yanditse ko hari icyiciro cy'abagore bashizwe mu gushagara umugabekazi no gukesha urugwiro rwo mu ngoro y'umwami. Muri bo harimo abahimba ibisigo bakomoka mu muryango w'abasizi. Abamenyekanye cyane muri bo ni Nyirarumaga na Nyirankunge, bombi bakaba abasinga bo kwa Jeni rya Rurenge. Padiri Muzungu avuga ko Nyirarumaga ashobora kuba yarageze ibwami, ahasanga abandi basizi bavuka mu muryango we w'Abasinga. Nyuma ye habonetse abandi basizi bamenyekanye nk'abagorozi. Nyirarumaga yatoranyijwe kuba umugabekazi w'ingoboka kubera ko yari yarabonye amahano yabaye ku ngoma ya Ndahiro Cyamatare ubwo Abanyabungo bigaruriraga u Rwanda imyaka 11 yose. Muri icyo gihe Nyirarumaga yari umwe mu bari bategereje ko Ruganzu Ndoli agaruka mu Rwanda. Mu gisigo cye yise Aho ishoke inshotsi ya Gitarama abigaragazamo. Muri make ayo ni amateka y'ubuhanga n'ubupfura bwa Nyirarumaga wahimbye abasizi b'u Rwanda, akandika amateka y'iki gihugu mu bisigo. Iyo atabikora amateka y'abami b'umushumi ntabazwi, kuko abamubanjirije batigeze bagira igitekerezo cyo kuyabika mu buryo bw'ibisigo cyangwa se mu mvugo y'igisigo. Padiri Muzungu avuga ko Ruganzu Ndoli n'umugabekazi we Nyirarumaga yagiriye u Rwanda akamaro k'ikirenga. Yasanze u Rwanda ruri mu mage y'abanyamahanga barwigaruriye imyaka 11, hamwe n'amacakubiri y'abana b'ibwami bari baranze kuyoboka uwaruraze. Icumu rya Ruganzu ryahoraga ritukuye kuko ariyo ryanishije ayo magomerane, kandi rikongura u Rwanda rikaruha ubwisungane mu mipaka yarwo y'iki gihe. Amaherezo ya Nyirarumaga ntago azwi neza, gusa birakekwa ko yapfuye urupfu rusanzwe ibwami nyuma yo gutanga k'umwami Ruganzu.